nyine ubayeho ute hano? na Yezu na Mariya. Na Yezu na Mariya. Ese nta bana ufite? Nta mugabo? Nawe ngifite. Usigaye haba wenyine, byagenze bite ngo wasigare wenyine? Barapfuye barashira. Yo, ihangane, barapfuye barashira. None se bagiye. Yes, iyi ni Humble JD Studio. Nkuko mubizi tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye ahantu henshi hatandukanye. Uyu munsi rero tukaba turi mu murenge wa Masaka, tukaba twasuye umukecuru hano, ngira ngo muramubona. Ese mukecuru aho? Ndaho. Waba wibuka amazina yawe? Ndayazi. Witwa nde? Agira ndagije Abana. Ese waba wibuka igihe wavukiye? Naho nkibuka. None se mukecuru, ko tugusanze hano uri wenyine, uba wenyine, ubayeho ute hano? Na Yezu na Mariya. Na Yezu na Mariya. Ese nta bana ufite? Nta mugabo? Nawe ngifite. Ntawe gifite? None se mukecuru, tugusanze hano inzu byo byose hameze nk'ahabaga abantu kera, ariko usigaye haba wenyine, byagenze bite ngo wasigare wenyine? Barapfuye barashira. Yo, ihangane, barapfuye barashira. None se bagiye. Nkuko mubibona dusanze umukecuru hano, ariko aba wenyine, urumva ko biteye agahinda. Imiryango ye yarapfuye yarashize. Uramutse nyine ukeneye kumufasha, ngira ngo twasiga nimero hasi cyangwa se ukatunyuraho kugira ngo uyu mukecuru tumushyigikire, dore ko atishoboye aba wenyine. Dukomeza n'ikiganiro cyacu. Ese mukecuru, Perezida Kagame waba umuzi? Nawe ndamubona ko asa mu maso, ariko wumva bamuvuga. Harya ntago wibuka imyaka ufite? Nawe nyibuka. Ugereranyije ni nk'ingahe? Atebese. Ntabwo yibuka. Ntago yibuka. Abana
ntabwo yibuka. None se mukecuru ahangaha turabona watuye wenyine, harya watubwiye ko ari abamansera bawe? ari haraguru hari haraguru hari. Ese ko tubona uracyafite akabaraga kuba uba wenyine? Ubana na Yezu na Mariya. Ubana na Yezu na Mariya. Mukecuru ndumva ubuzima ubayeho butoroshye. Ese mukecuru ko ushaje ubu ngubu nta burwayi ujya uhura nabwo wenda bwagutuma ugira ikindi kibazo kubera ko ukuze? Ndi inkorora. Ariko ujya kwa muganga bakaguha imiti? baravura. Barakuvura. None se mukecuru nk'umuntu aramutse akeneye kugufasha, urumva nk'abantu bari burebe kino kiganiro twagiranye bashaka mu buryo bagufasha, ese baca mu zihe nzira? Ese hari agatelefoni cyangwa se hari umuntu waba muziranye cyangwa se ku buryo twacishaho ubwo bufasha akabukugezaho, cyangwa twagaruka hano kukureba? Twagaruka kukureba. Murumva ko uyu mukecuru nyine aba wenyine kandi akaba akeneye ubufasha, kandi aratubwira ati ndi kumwe na Yezu na Mariya. Ngira ngo uramutse ufite umutima ufasha cyangwa ukunda waducaho. Tubibutsa ko hano ni kuruyaga mu murenge wa Masaka. Abatahazi niho twasuye umukecuru. Ngira ngo yatubwiye ko nta telefone, nta muntu hafi yagira ngo aze nyine iyo nkunga tuyimucisheho. Urumva nitwe tugomba kuyizana, urumva ko nyine aritwe muzacaho. Mukecuru urakoze kutuganiriza. Buriya tuzagaruka ubutaha tuzanye n'inkunga, kandi turagushimiye kuba wabanye natwe, kandi Yezu ari kumwe nawe. Komera ushikame rwose neza ku isuku. Wirirwe neza rero, Yezu abane nawe. Kandi rwose turagukunda. Nta bunyanga. Ngira ngo ikiganiro dufitanye na mukecuru turagisoje. Mbibutsa ko uramutse ushaka kutugezaho ibitekerezo watwandikira muri komenti, hasi muri komenti, na nimero turazishyiraho. Uramutse uduha inyunganizi cyangwa se ikindi gitekerezo watubwira, byose turabyakira. Mbibutsa ko mushobora gukora subscribe aho hasi kuri Humble Studio kugira ngo n'ubutaha n'ibindi biganiro tujya dutegura bizajye bibageraho, kandi mugumye kubana natwe, kandi turabakunda cyane. Mbibutsa gufasha umukecuru watwandikira muri komenti, turasigaho nimero zacu, ushobora kuducishaho cyangwa se ukareba ukuntu duhamagara bisanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Turabashimiye kandi tuboza ku mutima. Naho ubutaha murakoze. Imana ibane namwe.